Mama bamukwiye gushima. Izaremwe byose bigushima, ibihumeka byose biguhimbaze. Ibizima n'abakora babikubita imbere y'abavuga ngo uwera, urera, urera. Natwe mu isi dufatanyije nabo mu ijuru, tuzamura izina ryawe, tuvuge gukomera kwawe, tuvuga kwera kwawe, tuvuze guhambara kwawe, tuvuze ko mwami ari wowe wera. Nta wundi ukwiye gushimwa, nta wundi ukwiye gusingizwa, nta wundi ukwiye gushyirwa hejuru, nta wundi ukwiye kuririmbirwa, ni wowe ukwiye gupfukamirwa. Wowe urera, mwami urera, urera, urahambaye, uri hejuru y'amashuru, nta usa nawe, nta n'uzigera uhana nawe. Abami barahanga bagahanguka, abami bubaka amazina bakibagirana. Wahoze uri uzahoraho, uri uwo gushimwa, uri ndiho, uri alfa, uri omega, itangiro n'iherezo, nta usa nawe, nta wakubanjije, nta n'uzaguheruka. Uri alfa, uri omega, urahambaye, uri rugira iherezo ntaryo ugira, ahubwo ni wowe byose ukwiye gushima mwami. Oh hallelujah. Mana yacu uri nziza, ukwiye gushimwa. Hallelujah. Urakwiriye. Mana yacu uri nziza, ukwiye gushimwa. Hallelujah. Urakwiriye. Mwami ukwiye gushimwa n'ibizima n'abakuru, natwe abo mu isi dufatanyije nabo kugushima. Tuvuga ko ari wowe ukwiriye, tuvuga ko ari wowe wera. Habwa icyubahiro. Komera umwami w'abami amashyi menshi cyane. Niba nawe wemera ko mwami yera, niba nawe wemera ko mwami ahambaye, reka tumukomera amashyi akwiye guyakomerwa, reka tumuvugirize impundu. Hallelujah. Abemera ko Imana yacu ari nziza, reka tuyizamure amaboko. Imana yacu ni nziza ibihe byose, niyo gushimwa. Gira mugenzi wangu ukunzwe, kandi wongera umubwiye ngo ntago ari pasiteri wagire neza, ni wowe wigire neza kuza mu nzu y'Imana. Ni wowe wigire neza kuza mu nzu y'Imana. Ntago ari pasiteri wagiriye neza, ntago ari harvest wagiriye neza. Oya, wigiriye neza kuza mu nzu y'iki? Mubwira ati rero ngewe nigire neza uyu munsi, ninjye bifitiye inyungu kuba ndi mu nzu y'iki. Nushaka kubyibwire, hari ukuntu abantu tujya tubiganiriza, ariko ushatse wabiganiza umutima wawe. Ukaba ati ariko umutima wanjye rero bimenye neza ko ari inyungu zacu kuba turi mu nzu y'iki? Y'Imana. Hallelujah. Yesu ashimwe. Ni umunezero kongera kugera mu bikari by'Uwiteka. Njya nkunda amagambo Dawidi yavuze, nkunze kuyasubiramo. Narishimye, naranezerewe ubwo bambwiraga ngo tujye mu nzu y'iki? Y'Imana. Mwabana umwe ngo kuba hanze, Dawidi aravuze ngo kuba mu nzu y'Imana umunsi umwe gusa, umunsi umwe bimurutira kuba imyaka 1000 ari mu mazu y'abakomeye. Buriya mwabana umwe, hari abantu batazi buri cyo Dawidi yaravuze, ariko abageze mu mazu y'abakomeye barabizi, bazi icyo yaravuze. Hari ahantu ugera ukabata, ariko niba bavuga ngo ijuru ribaho, manziriye ryo juru wenda bavuze. Ugasanga ibintu byose rwose umuntu akeneye mu buzima. Buriya reka mbabwire, hari ukuri tugomba kwemera. Hari ukuri tugomba kwemera. Ejo bundi hari umwana narebaga, none umuntu umwe numva arambaje ati ese nk'uyu azamenya ubukene icyo ari cyo. Hari umuhanga, niba ari umuhanzi wa kera mu Rwanda, ngo niba namwe mwigiriye Imana musanga inzira zagize ute? Zaraharuwe. Mu buzima busanzwe hari abavukira mu isi bakavukira mu cyo twakwita paradizo yo mu isi. Ibintu byose bihari, agenda yicaye, arya yicaye ku ishuri, ibintu byose mbesi aba ari sawa. Aba ari sawa. Ajya kuvuka bagatega indege akajya i Amerika, ubuzima ugasanga ku isi ni sawa. Dawidi ariko ngo arabireba. Abatari ku binabyo nubwo mazu y'abakomeye, yari umwami Dawidi, yarazi abakomeye abari bo. Arabata ariko ibi nabyo ntago nabigereranya no kuba mu nzu y'iki? Y'Imana iminsi cyangwa umunsi umwe gusa. Umva agaciro ko kuba mu nzu y'Imana. Hallelujah. Impamvu ibi mbivuga nuko Satani ari gukora ikintu ariko yaratsinzwe. Impamvu yatsinzwe nuko Yesu yaravuze ngo nzubaka itorero ryanjye, n'amarembo y'ikuzimu ntazagira ute? Ntazarinyeganyeza. Hari abantu benshi rero Satani ashyiramo ikinyoma. Uzumva umuntu ngo ngewe ngo sinzajya gusenga, ngo nakomereke mu rusengero, ngo bagize ute? Ariko kuki naye numva nta muntu numwe nanumva atanga ubuhamya ngo sinzasubira ku mupfumu kuko nakomerekeye ku mupfumu. Nta wari wabivuga. N'abatanga ubuhamya aho bakomerekeye wumva ko bari kuhamamaza. Ariko kambabwire, nkunda ijambo umushumba kuze kutubwira ati
hano tujye dufata iyo twateranye nko turi kwa muganga, harabara abadokiteri wenda bakomeye n'iki, ariko hari n'abakirwaye. Niba ari ahantu hambere Imana ikeneye umuntu w'umunyabyaha, ni mu nzu yayo, kuko niho akirizwa, niho yerezwa, niho asubizwamo iki imbaraga, akajya hanze akamamaza ubutumwa bwiza nk'ijambo ry'Imana ko ryatuye ku cyumweru. Iyo duteranye hano tuba twaje gukomezanya, tuba twaje gushima Imana, ariko tuba twaje no kuvura wa wundi ukirwaye kugira ngo nawe akomera akire, nawe agenda arayamamaze Kristo. Rero kudaterana burya no guhomba, wahombye byinshi. Imana igumugisha wowe wageze mu nzu y'Imana, ariko uzirikane ngo umuntu wa mbere bifitiye inyungu ninde? Ni wowe, ni njyewe. Bifitiye iki inyungu kuba naje mu nzu y'Imana. Tugaha ikaze kuri Harvest, itorero ryanjye n'umuryango wanjye, itorero ryawe n'umuryango wawe. Uyu ni umwaka nk'uko ku buhanga bwa communication babitwibwiye, ni umwaka wo gukoreshwa n'Imana ibihambaye kurushaho, tuva mu bwiza tujya mu bundi, kubw'ubuntu bugeretse ku bundi. Ababonye ibitangaza n'imirimo Imana iri gukora ni bande? Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha. Haleluya! Ntabwo ndabisubiramo, ariko turashima buri umwe wese uruhari yagize kugira ngo tugire iteraniro ryo gushima Imana ryiza, abashyitsi baze. Nari ndi gusetsa abantu, hari inkuru ejo twari mu masengesho byanyibukije inkuru ya wa mupfakazi wari ufite ikibazo, barambwira ati genda uzana ibibindi, baruzuza, ati tira n'ibindi nabyo biruzura. Ngira ngo ku cyumweru natwe hari aho byageze dutira intebe nazo, ngira ngo ba Clementina izo mu mashuri zirarangira, tujya no mu baturanyi nazo ziraza, kandi dushima ko dufite abaturanyi beza. Haleluya! Turashimira abaturanyi beza. Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha. Twabonye abaturanyi beza, abakristo beza. Buriya itorero ry'Imana ni umugisha aho riri, itorero ni umugisha aho riri, kandi Imana ikora mu buryo butandukanye. Rero turayishimiye ku byo yakoze kandi ikomeje kugira ute gukora. Twihuse rero, reka tujye mu ijambo ry'Imana, kuko nk'uko duhora tubivuga hano, abashyitsi tubahaye ikaze, turabakiriye. Nta kindi dufite dutanga kirenze ijambo ry'Imana. Niryo dufite tugira ngo dusangire nawe uyu munsi, kandi tukwishimira tuvuga ngo tuguhaye ikaze kuri Harvest, itorero ryanjye n'umuryango wanjye, itorero ryawe n'umuryango wawe. Tumaze iminsi turi kwiga inzandiko za gishumba, aho twize urwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Timoteyo, turarangiza urwandiko rwa kabiri, turarangiza. Turi kwiga urwandiko Paulo yandikiye Tito. Tugeze mu gice cya kangahe? Abaheruka tugeze mu gice cya kangahe? Mu gice cya mbere, ku murongo wa kangahe? Ku murongo wa 9, tukageza ku murongo wa 16, turangiza icyo gice uyu munsi. Twihuse cyane, tumanze turebe amagambo duheruka kuganira mu cyumweru cyabanjirije iki kigiterane. Twari twatangiye duhereye ku murongo wa kangahe? Twahereye ku murongo wa kangahe? Wa 5 tugeza ku murongo wa 9. Rero aho twarebaga uko abatunganye aribo batunganye bigize ute ibidatunganye. Nkuko twabivuze, twabonye ko iki gice cya mbere kiyibanda kuvuga ku mibereho n'inshingano by'umukristo mu itorero. Hakaba mu bice bibiri twabonye by'ingenzi. Igice cya mbere cy'iburo twarakibonye ko mu gice cya kabiri turi kureba nacyo kirimo ibindi bice bibiri. Ni igice twabonye ko abatunganye aribo batunganye bigize ute ibidatunganye. Noneho uyu munsi turaza kwibanda cyane kureba uburyo bwo kurwanya inyigisho z'ibinyoma. Ariko twihuse cyane katurebe, twabonye ubushize twibazaga ikibazo kiva ngo ni gute Tito yagombaga gutunganya ibigize ute ibidatunganye. Kuko Paulo yaramubwiye ati cyatumye ngusiga ikereti kwari kugira ngo utunganye ibyasigaye bigize ute bidatunganye. Rero twabonye ko Tito yagombaga kumanza kumenya adashidikanya neza ko gutunganya ibyasigaye bidatunganye zari inshingano ze. Turgusubira mu byo twize ubwo duheruka kwiga. Icyo cyari cyambere agomba kuzirikana, kumenya ngo ni inshingano, ni responsibility ze. Paulo yaratsinda yarabimwibutsa ati icyatumye gusiga. Yagombaga kubikora, rero akabimenya akabikora, ariko nanone ntabikore wenyine. Yasabwaga gushyiraho abakuru b'itorero bazamufasha gutunganya ibigize ute ibidatunganye. Abakuru b'itorero nabo bagombaga kuba ari abantu batunganye, kuko ibidatunganye bitunganywa n'abagize ute n'abatunganye. Abo rero twabonye ibiranga abakuru b'itorero yagomba gutoranya.
icyambere twabonaga yagombaga kuba ari abagabo bubatse kandi bayobora neza ingo zabo. Uru rwandiko rwa mbere rwa Tito mwibuke ko twabonye ko ruhuye neza n'urwandiko nanone rwa mbere Paulo yandike Timoteyo, kuko content ibintu yabandike ni bimwe, cyane cyane ko ibyo yabasabaga gukora byari ibintu bimwe, cyane cyane ko cyari igihe hari inyigisho z'ubuyobe, hari abantu barwanya iby'Imana bita ko bazi Imana. Rero agasabwa ko batoranya abagabo bubatse bayobora neza ingo zabo, kuko utabasha kwita ko mu rugo rwe, utabasha kuyobora urugo rwe, atayobora itorero ry'Imana. Aho hari icyambere cyagomba kuranga umukuru w'itorero. Icya kabiri twabonye ko n'umukiranutsi wirinda ibyaha mu mibereho ya buri munsi, ari abantu bakiranuka. Icya gatatu twabonye ko yagomba kuba ari umuntu uzi kubana neza n'abandi, umuntu uzi kubana neza n'abandi. Ikindi twabonye nuko yagomba kuba ari umuntu usobanukiwe ijambo ry'Imana kandi ushobora kuryigisha, akaba ari umuntu wakijijwe agakura akamenya ijambo ry'Imana, ariko ntarimenye gusa, akaba afite n'ubushobozi bwo kuryigisha. Ko paragomba ngo umuntu ugomba kutsinda abamuburanya, atabatsindisha ubwenge bwe, imbaraga ze, ahubwo akoresha ijambo ry'Imana. Kuko ntabwo turwana mu mubiri, ntabwo turwana tugaragaza ibitekerezo na argument zikakaye ko dufite, ahubwo turwana dukoresheje ijambo ry'Imana, kuko niryo rifite imbaraga zo gutsinda umuntu. Cyane ko twabonye ko ijambo ry'Imana rifite imbaraga zo kwemeza umuntu ibyaha. Rya jambo ry'Imana, wa mugabo we, umugore we yarakunaniye ngo ugiye gufata inkoni, ngo ugiye kuzana amagumi, hoya, ijambo ry'Imana rishobora kumucisha bugufi. Ngo umugabo yarakunaniye ngo umuzamukanye muhundwe, ngo wikoreye ibuye. Hari abantu rwose bavunika bakavunika, Satani akabavuna, umuntu akagenda ngo kanyarira, ngo ngiye ngo mfite umugabo, ukabarangwa akore ngo nibi, bagahita bagurebera ibuye ry'ibiro 50. Ati umugabo wawe rero niri ibuye ikorere, akikorera, ayagera ku musati, mugabo ndaguhiritse mu izina ryande. Uri kuvunikira ubusa, ibyo ntago byahindura umugabo. N'ubundi uzataha, niba yagukuraga iryinyo rimwe akurema ngahe 2, ahubwo ikizamuhindura ni kimwe gusa, ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rifite imbaraga. Byafashe Paulo wari umwicanyi warenganyaga itorero ry'Imana, riramuponda rimuhindura umukozi w'Imana. Haleluya. Ijambo ry'Imana rifite imbaraga, niryo rihindura umuntu. Rero niryo tugomba kwigisha. Ikindi nuko twabonye umuntu usobanukiwe ijambo ry'Imana kandi ushobora kuryigisha, nicyo twari turi kuvuga. Reka rero twigere ku nyigisho y'uyu munsi. Inyigisho y'uyu munsi ndashaka kwitonda. Muri kamere yanjye rero, buriya mu bantu hari abantu bagira umunwa bazi kuvuga, nanjye mbamo. Kuvuga rwose nihuse birambangukira, ariko Imana ifashe umunsi nitonde, kuko ibi bintu tugiye kwigaho birasaba kwitonda. Umwuka wera w'Imana akora kugira ngo babandi bumva byose nawe bumva yitonze, bose tujyane uyu munsi. Ndagira ngo uyu munsi tubanze dusome aya magambo dusanga mu rwandiko Paulo yandike Tito, ibice ni icyambere, turi ku murongo wa 9 tugeze ku murongo hariya wa 16. Reka mbere muri bibiri ijambo ry'Imana, nze gusoreza muri Bibiliya yera, ko nzi ko benshi ariyo mufite. Reka mbere muri bibiri ijambo ry'Imana, Tito igice cyambere mpereye ku murongo wa 9. Agomba kuba ukomeye ku magambo adahinyuka, ahuje n'ibyo yigishijwe. Ubwo nibwo azashobora gukomeza abandi akoresheje inyigisho zihitse, kandi agatsinda abamugisha impaka. Koko rero hariho benshi b'ibyigomeke bavuga amagambo yamanjwe kandi babeshya. Impamvu navuze ngo nditonda kugira ngo mutaza kuvuga ngo ni pasiteri, ni ijambo ry'iki. Cyane cyane abayuda bagira ute, bihambira ku muhango wo gukebwa. Ni ngombwa kubacecekesha, kuko hari ingo bageramo bakazisenya rwose, bigisha ibidakwiriye, babiterwa no guharanira inyungu zishingiye ku buhemu. Umuhanuzi umwe wo mu Banyakireti ubwabo yaravuze ati,
abanyakereti iteka ni ababeshyi, ni inyamaswa zuzuye ubugome, ni indansa kandi ni inkorabusa. Uwo ni umuhanuzi umwe mu banyakereti. Pawulo nawe aravuga ngo ibyo ahamya ni ukuri. Nicyo gituma ukwiye kubacyaha ukomeje, kugira ngo bemere Kristo ku buryo bushyitse, bareke kwihambira ku bitekerezo bidafite ishingiro by'Abayahudi no ku mabwiriza y'abantu bacurika ukuri. Abatunganye nta kitabatunganira, naho abanduye imitima batemera Kristo nta na kimwe kibatunganira. Ubwenge bwabo buba bwononekaye, n'imitima yabo iba itakibashinja ikibi. Bemeza ko bazi Imana, nyamara ibyo bakora bikabavuguruza. Ni indashoboka, ni intumvira, nta cyiza na kimwe bazashinga gukora. Nta na cyiza na kimwe wabashinga gukora. Merci. Twagiye muri Bibiliya yera, turi gusoma Tito. Ukurikire wumve amagambo Pawulo ari kuvuga. Ni amagambo akomeye, ariko twese dusabwa kumva neza kuko ubutumwa butureba. Kandi mpere ku murongo wa 9. Kandi ukomeza ijambo ryo kwizerwa nk'uko yaryigishijwe, kugira ngo abone uko ahuguza abantu inyigisho nzima no gutsinda abamugisha impaka. Kuko hariho benshi b'ibigande n'abashukanyi, cyane cyane mu bakebwe, bavuga ibitagira umumaro. Bakwiriye kuzibwa iminwa, kuko hariho imiryango y'abantu bubika bakayimaraho, bigishiriza ibidakwiriye kugira ngo babone indamu mbi. Umwe muri bo w'umuhanuzi wabo yaravuze ati, abanyakireti ni abanyabinyoma iteka, ni inyamaswa mbi, ni abanyanda mbi b'abanyabuti. Uko guhamya ni ukukuri. Nicyo gituma ukwiriye kubacyaha cyane, kugira ngo babe bazima mu byo kwizera, batita ku migani y'ibinyoma y'Abayuda n'amategeko y'abantu batera umugongo ukuri. Byose bibonereye ababoneye, nyamara nta kibonereye abanduye batizera, ahubwo bononekaye ubwenge n'imitima yabo. Bavuga yuko bazi Imana, ariko bayihakanisha ibyo bakora. Bene abo ni abo kwangwa urunuka, ni abatumvira Imana, no ku mirimo myiza yose ntacyo bamaze. Aya ni amagambo dusomye ngira ngo turebeho uyu munsi, tureba ku buryo bwo kurwanya cyangwa se uburyo bwo gucecekesha abahanuzi b'ibinyoma, kugira ngo tubashe nk'itorero kugira imibereho myiza n'inshingano zacu mu itorero neza. Ni ukwera ko harimo abantu bagomba kudahabwa inshingano, usibye no kudahabwa inshingano, bagomba no kwimwa ijambo. Intego nkuru yacu rero tugira ngo tuzirikane aya magambo. Umukristo uri muri Yesu neza afite ubuzima nyabuzima burangwa n'imirimo myiza. Iyo mirimo myiza n'imyitwarire myiza bizanwa n'ubutumwa bwiza bwa Kristo. Ubwo butumwa bwiza bwa Kristo buduhesha imibereho mishya n'inshingano nshya mu itorero, mu ngo zacu, no ku isi muri rusange. Noneho bene abo bafite ubwo buzima nyabuzima, bafite iyo mibereho, bene uwo mukristo niwe ushobora gucecekesha abigisha no kugarura mu nzira y'ukuri abayobye bakurikiye ikinyoma. Bene uwo mukristo ufite ubuzima nyabuzima bubonerwa muri Kristo, ufite imyitwarire n'imibereho myiza bizanwa n'ubutumwa bwiza,
agaragaza mu mibereho ya buri munsi, mu itorero, mu rugo no mu isaha akorera, uwo niwe ushobora gucecekesha abigisha b'inyuma, na niwe ushobora kuyobora, kugarura mu nzira abayobotse ikinyoma. Uze kuzirikana iyo ntego nkuru yacu. Ndagira ngo rero turebe ngo uburyo bwo kurwanya abigishwa b'ibinyoma twabarwanya gute. Kuko iki gice dusomye, Pawulo ari gukoresha amagambo akomeye, amagambo akakaye, ari kuvuga ati bakwiye gucecekeshwa, bakwiye kuzibwa iminwa. Ari kubita amagambo akomeye, wavuga ngo ni ibitutsi n'iki. Ariko impamvu Pawulo ari kuvuga aya magambo ntaho ataniye n'amagambo Yesu yigeze kuvuga ngo umuntu ushuka umwana umwe mu bizera, ngo icyamubaho ngo gikwire ngo nuko bafata urusyo bakagira ute, bakarumwambira ku ijosi, bakamujyana umuhengeri, bakamuzika muki. Nuvuga ngo ntabwo Imana ngo itwihanganira idashaka kwagira n'umugira ute urimbuka. Mu mugambi w'Imana nuko twese twabona ijuru. Iyo rero habonetse umuntu umwe gusa ushaka kugusha, ushaka kuyobya, uwo muntu yagombye kurwanwa n'abizera bose. Igiteye agahinda rero kibabaje nuko uzasanga abahanuzi b'ibinyoma bakunze kurangwa no kugira amagambo yamanjwe, utugambo turyohereye. Bakwiriye gusesera mu ngo bafite utugambo, kandi ikindi bitwaza ubuhanuzi kuko bashaka indamu mbi, ngo barasesera, ntabwo bagenda ku mugaragaro, kuko muri karite zibaranga turaje tuzirebe n'ibigandi. Niyo mpamvu navuze ngo reka nitonde nyabuneka, niba uri umukristo ukaba ugenda uko ushatse, ujya gusenga uko ushatse, warakiriwe mu itorero, uramenye uze gutaha wihanye, utaza ko ufite umwuka w'ikereti. Turagira ngo utere intambwe ugere mu bana bahisha Imana icyubahiro. Ese aba banyabinyoma bakwiye kuzibwa iminwa gute? Twihuse cyane mu itorero ry'ikereti, Pawulo yabwiraga Tito gutunganya ibidatunganye, cyane cyane ko ngo hari mu bakebwe bitwa abayahudi bazi Imana, bigishaga imihango n'imigenzo n'imigani y'abantu, bakayobya abantu, bakagoreka ukuri. Ijambo ry'Imana rivuga ngo agakiza kaboneka muri Yesu, bo bakigishwa ko agakiza kava mu mategeko. Urumva ni ugucurika ijambo ry'Imana. Pawulo abatoya abo rero bagwe kuzibwa iminwa. Niyo mpamvu yamanje guhera ko hagomba gutoranywa abagabo nyabagabo b'abanyakuri bakiranuka, ariko bazi ijambo ry'Imana. Kubera ko noneho ntabwo kujya kuzibya barabana iminwa ari kuza ngo ufunge umunwa wawe uvuga ngo ceceka ngo mwambuye ijambo. Oya, reka turebe ni gute uburyo bukwiye bwo kurwanya abigishwa b'ibinyoma. Ikibazo nabanza nakubaza nawe ugatekereza, ese aba bigishwa b'ibinyoma bari kuvugwa hano n'uyu munsi mu matorero yacu, mu ngo zacu dutuye hirya no hino, aho tuhirirwa turira ku mbuga nkoranyambaga, turabumva turababona? Turababona? Ize ari nejo nabivuze ku masengesho, ari ibintu ubona kumva birababaje. Ibintu byose muri iki gihe biba ku mbuga nkoranyambaga. Hari uwari ugiye gusezerana mu murenge, kwa kundi bavuga ngo hari ufite ikibazo, umugore ati ndagifite, abazanya abana 3. Agiye gusezerana mu murenge ati rero ikibazo mfite ni kimwe gusa, nuko agomba kubanza akandikisha abana n'ubundi agatanga indezo. Itasi vira bajyanye ku ruhande barabaganiriza, ubwo ati mwebwe wa mugabo manzi ukemure, niba bari kumaka 90 ku kanya, manzi ukemure ikibazo n'umudamu wawe ubone usezerane n'undi. Nono icyo nshaka kubasetsa nuko uwo mudamu waje afite abana, yarafite irindi tsinda ry'abagore baje bagize ute, bamuherekeje ngo bacuruzanya, baje ari kipi. Umunyamakuru nawe urumva abanyamakuru bashaka views, aba batunze iki? Ati oya n'ukuntu yari umuhanuzi yaduhanuriraga ngo abwiriza atara. Noneho ngiye mpita ntekeza cyane, aba bantu ko bari basanzwe bazi ko yabyaye afite umugore n'abana yataye, kuki bari basanzwe bemera ubwo buhanuzi, kuki babwemeraga? Yego, none se umunyamakuru, none se muzongera kubwemera? Ngo none se umva ngo nyine ngo twamwizera gute kandi nyine mwajyaga mugira ute? Umva nuko nyine umunyamakuru abashaka views, nkanjye none ko mwajyaga mugira ute mubizi? Umuntu ngo n'umuhanuzi niki yataye umugore yataye, murabana muracuruzanya, mwaje no kumushyigikira, niho mubonye kubivuga, kandi ngo n'umunyamasengesho, ngo n'umuhanuzi, ngo yaduhanuriraga, ngo yagira gute. Ijambo ry'Imana avuga ngo muzabamenyera kuki? Abari mu masengesho ejo nabisubira ngo ikimbabaza nuko abantu bayoboka akanyoma, abanyabinyoma bo ntago barazi. Yesu aravuze ngo bazazura abapfuye, bazakora iki? Ibitangaza mu izina ryanjye, sinzaba nagize ute
nabatumye muzabamenyera kuki? Ngo umuntu ngo yandondoye ngo yambwiye ibyanjye ngo none arimo mu mwuka w'Imana. Abantu ntabwo batangira kuzura abapfuye, abantu ntabwo batangira gukora ibitangaza nyabitangaza kandi nabyo by'ibinyoma. None dutangiye ngo kubayoboka no kugira ute? Reka mbabwire, ijambo ry'Imana niko kuri. Mureke tuyoboke ijambo ry'iki. Imbuto zose zinibitangaza byose bitarimo urukundo ni zero. Niyo mpamvu nawe tuvuga ngo duhesha Imana icyubahiro dusoza intego nkuru twasigaye na Kristo mu mwuka w'itegeko risumba ikintu cyose wakora kitari mu rukundo, kitubake ku rukundo ni zero. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana w'ikinege kugira ngo umwizera wese atagira ute? Atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo bugira ute? Buhoraho. Rero ni Yesu n'abarabaza itegeko risumba yandi ni iri: ukundisha Uwiteka umutima wawe n'ubwenge n'imbaraga, nurangiza ukunde mugenzi wawe kugira ute? Uko wikunda. Hanze y'urukundo nta Mana. Ko ijambo ry'Imana rivuga neza ngo udakunda ntazi iki? Ntazi Imana. Kuko Imana ari iki? Ari urukundo. None tuba muri iyi minsi tujya kubona twabona umuntu arishimye ngo yishime ko yahanuye, ngo yishime ko ibyago byabaye ku bantu, ngo Imana ntishaka ko hagira umuntu urimbuka, ariko umuntu ari kwishimira ko ibyago bigiye kuba ku bantu. Natwe muri iyi minsi abahanuzi nk'abikereti turabafite. Bakwiye gucecekeshwa. Ni gute rero bakwiye gucecekeshwa? Icyambere bakwiye gucecekeshwa mu nuko icyambere bakwiye gucyahwa bagacecekeshwa. Gucyahwa kandi bakagira ute? Bagacecekeshwa. Icyo kigomba gukorwa. Ntabwo ari kubivuga gusa, kubishyira mu ki? Mu bikorwa. Gucyahwa kandi bagacecekeshwa. Usomye ku murongo wa 9 ukamanuka urasanga Paulo ari kugaragaza uburyo aba bantu bagomba gucyahwa kandi bagacecekeshwa. Hari ibintu bigera nko kuri 2 bigomba gukorwa. Gucyahwa bagacecekeshwa ntabwo ari ukuza wabwiye ngo ceceka, ndavuze ngo ziba, ndavuze ngo were kuvuga. Ahubwo ni gute bigomba gukorwa neza kugira ngo aba bantu koko baceceke ntibongere kuvuga. Icyambere ni ukwigisha ijambo ry'Imana ritagoretse. Kwigisha ijambo ry'Imana ritagoretse. Ijambo ry'Imana ni ukuri. Ntabwo dukeneye ibintu ibirungo, ntabwo dukeneye kongera, ntabwo dukeneye kugabanya ngo ryumvikane. Ijambo ry'Imana rirasobanutse. Haleluya. Kandi ni ukuri. Ni byiza kuryiga, ni byiza kurisobanura, ni byiza kugira ute, ariko nanone ni byiza kwirinda kurigoreka. Ariyo mpamvu nano dushishikariza abantu kwiga ijambo ry'Imana no kurisobanukirwa kugira ngo hataba kurigoreka, hataba kurivugisha ibyo ritagize ute, ibyo ritavuze. Kuko hari abantu babikora, akagusomera umurongo agahita wawujyana uko agize ute, uko abishaka. Niyo mpamvu duhora tubagira ngo hari igihe usoma umurongo bigasaba kusoma igice cyose. Byakwanga ugasoma igice gikurikiwe, byakwanga ugasoma igitabo cyose kugira ngo wumve icyo uwo murongo uri kugira ute, ushatse kuvuga. Utaza kwifata bunyugu. Turugero, ijambo ry'Imana avuga ngo abari mu mwuka w'Imana bazakandagira inzoka n'iki na sikorupiyo ntacyo bazaba, bazanywa uburozi ntacyo buzagira ute, buzabatwara. Urabatijwe rero rakeke uvuze mu ndimi, ngaho ugenda ufata uburozi ubumwe turebe ko utarapfa. Ugenda ufata inzoka nyine turebe ko itaragira ute. Ugomba kumva icyo riri kuvuga. Hari ijambo ry'Imana rivuga mu buryo bujimi bwo kuzimiza. Wibuke ko imbaraga turwana nazo, ubumara turwana nabwo ntabwo ari ubw'izino nzoka zo ku butaka. Niba navuga n'inzoka ntuzahite wumva ngo Satani niranzo kugenda, ahubwo ibyo ni ingero, ni ibishushanyo. Turwana n'inyuka mibi hano hehe ho mu ijuru. Turwana n'abadayimoni ntabwo bafatika. Niyo mpamvu rero iyo murongo ugomba kumva neza. Ejo batazabwira ati rero urabumva, niba uri mu mwuka w'Imana genda ufata inzoka, genda uburozi ntacyo uzaba. Bari kukubeshya. Umubiri Imana uremye ngo ube kwisi. Hari byica umubiri, ariko hari bitica iki? Ubugingo. Ikirinzwe cyacu ni ubugingo. Icyambere rero kigomba kuzibwa kandi kigacecekesha abahanuzi b'ibinyoma ni ukubwiriza ijambo ry'Imana tutarigoreka. Niyo mpamvu ku murongo wa 9 Paulo yakoresheje amagambo aravuga ngo kandi umukuru w'itorero agomba kuba ukomeza ijambo ry'iki ryo kwizerwa nk'uko yaryigishijwe, kugira ngo abone uko ahuguza abantu inyigisho zigize ute, inyigisho nzima. Bibiri ijambo ry'Imana akoresha inyigisho zishyitse no gutsinda abamugisha iki, impaka. Abanyabinyoma bakunze kujya impaka. Ntabwo uzabatsindisha kujya impaka, uzabatsinda avuga ati ibyo uri kuvuga nyereka aho bigize ute, aho byanditse, aho biri, zana aho byanditse tuhaganire turebe. None umubwira ati oya wihagarara ko murongo komeza. Komeza.
urukubwiriza abantu ngo udatega igitambaro ni umunyabyaha n'iki ko biravuze ngo umuntu agomba guhana uteze. Komeza usome ugende hepfo, bireta ivuga komeza usome, bireta avuga ngo niyo mpamvu umugore yahawe igitambaro mu cyimbo cy'umwambaro, yahawe umusatsi mwinshi mu cyimbo cy'umwambaro wo ku mutwe. Usomye haruguru gusa aravuga ngo ubwo ngeze urugero nanze abakorino, abo Rwanda kwa Mpirando yandikiye abakorino, ushobora gusoma ibice 11 ukabireba ngo uko abantu bagomba kwitwara mu materaniro, ngo mbese birakwiye ko umugore hanura badatwikira umutwe, ngo hoya ntibikabeho, ngo urumva ngo uyu mugabo ahirimbije umusatsi ubwo gutwikira bihuriye n'umusatsi. Usomye aho gusa wahita uhagarara ntumva biravuze ngo agomba gusenga twikira iki bavamo akadukuramo. Ariko Bibiliya yo irasobanutse, ugakomeza usome hepfo haravuga ngo iki, haragenda havuga ngo noneho niyo mpamvu umugore yahawe umusatsi mwinshi, umusatsi uhirimbishe mu cyimbo cy'umwambaro hehe wo ku mutwe. N'uwo mwambaro ku mutwe ari kuvuga Paulo, ari kubwira abagereki ko mu Bayahudi nta nubwo bategaga ibi abantu bapfutse umusatsi ngo bateze umutwe. Oya, yabaga ari voile ipfuka igice cy'isura yose, kuko isura y'umugore yabonwaga n'iki n'umugabo we. Yajya muri public nka kwa kunubana mu bihugu bya bimwe bifite sharia y'amategeko ya Islam babikora, agomba gupfuka hose agasigaza utunagira ute areberamo. Buriya niwo muco wari w'Abayahudi, niko gutega igitambaro. Nababanirwa babacira impaka, uzambye ati mushaka gutega igitambaro uko Bibiri bivuga, fuka n'umunwa ntugaragare. Niyo voile, niko Abayahudi kazi bagera gute. Naye ibi byo gutega iyo ni modeli rwose, ni nta nicyo bitwaye, ni akamodeli keza. Niyo mpamvu nabo hari aho bigera bamwe bikabacaga bagashyiramo n'ibiseke ngo bikunde bizamuke bihagarare cyane, urumva ngo bihagarare cyane. Erega ikibazo si umusatsi, ubwibone buturuka hehe mu mutima. Niba umusatsi ari cyo kibazo, ubwo waba ufite ikibazo. Icyaha kiva hehe? Mu mutima, kiva mu mutima. Rero niyo mpamvu urwo n'urugero ntanze rwo uburyo utsinda umunyabinyoma. Umunyabinyoma reba akarongo kamwe muri Bibiri ajya umuga toya, reka dusome igice cyose twumve neza icyo biri kugira ute ere kuvuga. Bakwiye kuzibwa, bakwiye gucecekeshwa, ariko tubacecekesha gute? Dukoresha ijambo ry'iki? Ahubwo ikibazo wakwibaza, wewe urarisoma, wewe urarizi, aho niyo kibazo. Hari ibintu birindwi ngira ngo abari kwanga gubyuma bayobera bazongera babiprinting babitugarurire, biranga umukristo wuzuye ukuze. Nuko ngo icyambere nuko ari umuntu ubana n'Imana, uhera n'Imana mu isengesho no mu ijambo ryayo buri munsi. Umukristo utari ingwingiri arya ijambo ry'Imana, nkuko umushoma akunze kuvuga ati uko turya kwa ngo tubeho, niyo utari ijambo ry'Imana urapfa, uragwingira. Rero uburyo bwo gucecekesha abanyabinyoma bwa mbere nuko twebwe tubwira ijambo ry'Imana, nuko twigisha ijambo ry'Imana tutarigoretse, tukarika Bibiliya ikavuga tukayisoma. Haleluya. Ujye ufata Bibiliya ukayisoma ku buryo ubuzi ngo iri kuvuga gutya. Ikibazo gikomeye cyane nuko wasanga ndi umusore, ndi umugabo, ndi umukobwa, ndi iki, ntunze telefone ariko ntabirangiza ute ntunze, sinsoma Bibiliya. Aho haba ari ikibazo. Satani yakwinjirira uko agize ute ukabonye. Wameze nk'umusirikare uvuga ngo agiye kurwana ku rugamba ariko nta ntwara agize ute afite. Iyo usomye mu Efeso ubona ko mu ntwaro turwanisha harimo ukuri, harimo agakiza, ariko harimo n'ijambo ry'Imana. Ni inkota turwanisha dutsindisha Satani. Ijambo ry'Imana rifite imbaraga zo gucecekesha umunyabinyoma. Ijambo ry'Imana rifite imbaraga zo gucecekesha ababeshi. Ijambo ry'Imana niryo rishobora kuzibya iminwa y'abanyabinyoma. Naho nushaka guhangana nabo, reka nkubwire ibanga cyambere abanyabinyoma, ikintu cyambere babashe kujya impaka, baba bazi kujya impaka. Ariko ikizakubwira umuntu mu ijambo ry'Imana watega amazi bate, okay wavuze byinshi, reka twumve icyo Bibiliya igira ute ivuga. Niyo mpamvu hano muzi tugira ngo turibaza, ariko Bibiliya ikagira ute igasubiza, kuko Bibiliya ifite ibisubizo byinshi twibaza. Nubwo iby'Imana byose itabyanze muri Bibiliya, ariko ibyo dukeneye byadutunga, byatubeshaho kugeza tugeze mu ijuru kuramya Imana iteka, Imana yarabiduhaye mu ijambo ryayo. Haleluya. Ahubwo si ibiryo bya buri munsi turabirya, iri jambo turabyibwiye. Niyo mpamvu Dawidi yaravuze ngo nabiki ijambo rya mu mutima wanjye kugira ngo ntagira ute nta gucumuraho. Ngo ijambo munda Zaburi ya mbere ni Zaburi ababyeyi batwishe tukira abana, hahirwa umuntu akurikiza imigambi y'iki yababi, ntahagare mu nzira y'iki y'abanyabyaha, niyicarane n'iki abakobanyi. Amahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa
na nijoro. Ese ijambo ry'Imana uryibwira kangahe? Biroroshye cyane ko baza bakubwira ati yewe nyoko mukwe nukurogera, uwo muririmbana nukurogera, ni ugira ute, yewe umwirinde, yewe ugira ute, yewe ugira ute. Reka nkubwire, ntago ngewe ejo buri nakwirinda, ndinzwe n'Uwiteka. Haleluya. Ese ubwirinzi ufite bwakurinda wowe nubuhe? Dore kuna abanyabinyoma bakora. Umva, uriya mumama mucuruzanya umwirinde. Umva, uriya muramukazi wawe uramenye nuko umusuza nukagira ute. Wowe n'umunyabinyoma ujye muyanga ijambo ry'Imana yambwira ngo tugire neza bose, cyane cyane n'abanzi bacu tubagire neza, abatwanga tubagire neza. None umuntu akubwira ngo umwangu wirinde, none se umwanzi wanjye ndamwirinda cyangwa ngiyewe ndamugirira? Niko ijambo ry'Imana itubwira, niko kuri. Ariko icyagwe umunyabinyoma we azaza ngo wirinde murumuna wawe, wirinde mukuru wawe, wirinde we na mama wawe, wirinde nyoko bukwe. Ugira ute? Biteye agahinda, biteye isoni ibiri kubaho mu iminsi. Kuko ngo hepfo ngo kuki bagomba gucecekeshwa. Rero wumva impamvu ibi bintu bikomeye utabigira imikino. 10 kuko hariho benshi bibigandi babashukanye, cyane cyane mu bakebwe bavuga ibitagize ute, bitagira umugabo. Bakwiye kuzibwa iminwa kuko hariho imiryango y'abantu bubika bakayimaraho. Bibiri ijambo ry'Imana avuga ngo kuko hariho ingo bagira ute. Bibiri ijambo ry'Imana iyo yakoze ngo ni ngombwa kubacecekesha kuko hariho ingo bageramo bakazisenya rwose, bigisha ibigize ute, ibidakwiriye. Abantu ese mu ngo zacu ho nago bahagera, bigisha abo tugomba kwirinda, abo tutagomba gusuhuza, abo tutagomba kuvugana nabo, ibiki n'ibiki. Abo bantu bari gusenya, ntago bari kubaka. Yesu yaravuze ngo data ndasenga ngo babumwe nkuko natwe turi iki, turi umwe. Umuntu akaza kuvuga ngo wirinde uwo muririmbana, wirinde uwo musengana, wirinde uwo mugendana, wirinde umuturanyi wawe, uwo ni umwuka wa Satani. Abo bantu bagomba gucecekeshwa, ahubwo tukumvira Imana n'ijambo ryayo ritubwira ngo dukunde abantu bose, yewe n'abanzi bacu. Reka nkubwire, niyo waba ufite imbaraga zimeze gute, ntago wakwirinda abaruzi. Kuko niba ari abaruzi koko bakorera Satani amasaha 24 kuri 24 abari ku kazi. Twebwe turahura tukagira ute, tukaryama. Ese usinze none ninde ukurinda? Niba koko umuntu ari umurozi nawe atari baringa ho kubeshya, ajye umurozi wagushatse ni ngombwa ngo gusuhuze kwanga uburozi bwe bukugereho, ni ngombwa umuvuga ngo uburozi bwe bubugereho. None so ni Satani. Abadayimoni ntago bafatika, imyuka mibi ntago ifatika. Niyo mpamvu tutagomba kugira ubwoba. Ikintu cya mbere tugomba gukora kugira ngo tucecekeshe abanyabinyoma, twe no kubwiriza ijambo ry'Imana tutarigoreka. Icya kabiri kirava ku murongo wa 10 n'uwa 11 tumaze gusoma, kugaragaza neza ibiranga abanyabinyoma. Ubundi mu nyigisho zacu dushyira imbaraga mu kugaragaza ibyiza, kuko buriya ntago wakwigisha umuntu umubwire ngo amafaranga mabi ngo ameze gutya, kuko abahimba amafaranga mabi bahindura imitwe umunsi ku wundi. Wereka umuntu ifaranga rizima, yabona ikinyuranyo cy'ifaranga rizima akamenya ko ari ribi. Niyo mpamvu icya mbere twigisha ijambo ry'Imana. Ariko none hari icyo bita counterfeit, hari ibindi bintu biza byishushanyije, byiyoberanyije, bishobora kugaragaza ko nabyo ari iki, ari ukuri. Rimwe na rimwe we have to expose, tugomba kubigaragaza tukabishyira ahagaragara. Niyo mpamvu Paulo nawe ari kubivuga. Aba bantu b'abanyabinyoma dore kizabakubwira ku buryo bworoshye kugira ngo umenye uburyo wabwirinda no kubacecekesha. Icya mbere ni ibigande. Ni iki? Ni ibigande. Ikigande ni iki? Baba mu itorero ariko ntibumvira abayobozi b'iki itorero. Bazashyiraho gahunda ati turasenga, ntazaze gusenga, ariko yitwa ngo ni umunyetorero. Yirirwa mu misozi, yirirwa mu bibaya, yirirwe hehe. Uwo muntu ni ikigande. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo inzu yanjye izabe yo kugira ute, yo gusengerwamo. None torero bati rero abantu bagomba gusenga, kuko abashumba, ijambo ry'Imana rivuga ngo bashumba muragira umukumi nk'abazagira ute, nk'abazahubazwa. Harya aho mu buvumo wagiye inyigisho bakwigishije namenye izarizo, twamenya turakurogora gute tutazi n'uwagize ute, n'uwakuroza. Wese ubuntu bw'Imana bugenderera abantu. Rero abantu z'ibinyoma icyambere bakora bagandisha abantu ko nabo niki ni ibigande. Ikindi ni abashukanyi, bakoresha imvugo ishukana, kuko bagira karimi karyoshye, bagira amagambo aryoshye. Ntago baza ngo bakubwire ijambo ry'Imana ngo barisome, bakubwira ngo baratagusomera akarongo kamwe, baraza bakakubwira ibitekerezo byabo, bakakubwira ngiye Imana yangire gutya, Imana yangire gutya, yangire gutya. Ejo ari wadusekeje bari Pastor Claude, abantu
bacurika ibintu ati twebwe twarasenze, ngo mwe marasenze, ngo nje narasenze ngira kurwara igifu. Ngo nje narasenze ngira kurwara igifu. Cyahoze ni byiza ko nawe ngo yasabwe atari ko si ahubwo ntago wasenze rero. Kuko niba Yesu yariyirije ubusa akamara iminsi 40 akajya ku musaraba, ibyo byose yabikoze ku bwacu, yababaje ku bwacu. None si ko Yesu yaje ngo dukizwe, wowe ugasenga ngo wiyahure urware, urumva gutarakoze icyaha cyo kwiyahura? None se dusenga ngo dukire indwara, none wowe ugusenga ngo urwa kugeza kurwara, urumva utari gucurika ijambo ry'Imana? Tugira ubwenge. Abo rero nibo bagezweho. Yavuga gutyo ngo yangwa amina, abantu bakabyina ngo aravuze. Ntacyo avuze, avuze ubusa, ni umushukanyi. Aza kuvuga ngo nawe ngusenga ngo urware igifu, ngo n'Imana iragira ute? Irakumva. Ninde akubwiye ko? Buriya ni tugomba gukura. Hari uburyo bwinshi bwo gusenga. Ejo turwagaza urugero, hari abantu cyane cyane wenda mu Iburayi no byateye imbere, umuntu akaba ati ngewe agategura miliyoni 2, 3, 4, 5, 10 zo kuva ati nzajya mu biruhuko muri Afrika, ntembera Afrika. Hagera igihe akabatoya kubw'ibyo Imana yankoreye rero kwiriza kwanjye ngiye gukora nuko ya miliyoni 10 nategaje yo kuzajya mu rugendo rwo kujya gusura ingagi no gutembera mu Rwanda, ndayatanze nagende yubaka itorero mu Rwanda. Ngiye niko ni gutyo niyirije ubusa. Uwo muntu arasenze nagwa asenze? Nawe kuva ngo ngiye ngo niyirije ngo iminsi 7, ngo niyirize iminsi 20, hajya kuwirije iminsi 7 birava ngo nusenga ibyo ari kuryobereza abakene, wagaburiye bangahe? Ngaho niba musenga noneho ni ibintu twiyemeramo by'ubujiji. Ngo narasenze ngo niyirije ubusa, wagaburiye bangahe? Ibi biravuga ngo ni wiyiriza ubusa, ibyo wari kurya ubuhereza iki? None ukuza kuturata ngo warasenze ugera kurwara igifu, warwaye igifu ari ibyo ufite. Ubundi umuntu wasenze ni umuntu ufite ibiryo, ni wawe ufite kahunga, ufite wa muceri, waranze bati Imana rero ngiye kugushima, nteruye agafuka ngiye guhereza abakene, ubundi ngende mari cyumwe ndi kugira ute? Wasenze. Apana baba nimurira nabo Nyirangarama bari kugura amasambusa, bari kugura amaji, bari kumwe n'abagabo babandi ngo bagiye ku musozi kugira ute? Gusenga. Uyo ntago ari gusenga, uyo ni komedi abantu bagize ute? Abo nabahanuzi b'ibinyoma. Ijambo ry'Imana ngo nusenga ntibabimenye. Bibiki ngo karabe. Hari ukuntu Abayahudi bajyaga gusenga, Abafarisayo cyane bakibabaza, bakagaragaza umubabaro, bakagenda bigiza abantu mu masoko bababaye cyane. Umuntu akabata kumumanza sonze, reka tugereze icunga, hoya ndi gusenga, ndi mu masengesho, kugira ngo abantu bamenye ko yagize ute? Bamenye ko yasenze. Yesu aravuga ngo rero nusenga uzakarabe, wisiga amavuta, useke, hagire umuntu uzamenye ko yagize ute? So wo muyijuru reba hiherereye azakugororera. Haleluya. Uko niko gusenga, ayo niyo masengesho, uko niko busabane tugirana n'Imana, uko niko kuri kwijambo ry'Imana. Abanyabinyoma tugomba kubacicikisha, twabereka ati by'uru kuvuga bihabanye n'ijambo ry'Imana. Ntago kujya kubwiriza abantu ngo ngiye ngo nasenge, ngo umva ngo twebwe ngo twarasenze, nasenge kanyarira, nasenge kizabonwa ni Matayo, ni Luka uri kudusomera, ni Yohana. Uwo murongo uri kutujyana hehe? Ni uwuhe murongo? Aho hantu kwa ni iki kuba warasengeye, ni iki kigaragaza ko hari abantu benshi batigeze bagira ariko Imana ndayikunda we ngo ivubire imvura ababi niki? N'uyu munsi hari uwibere mu kabari, hari uwibere mu businzi, ntabwo ndi kumwamamaza, ariko Imana iri kumugirira neza kuko nawe mubo yatoranyije nawe arimo. Ku cyumweru ijambo ry'Imana twizerga ngo yadutoranje kera isi itaragira ute? Uriya nuko igihe cye kitari cyagera, cyangwa nuko utarasoza inshingano yawe yo kugenda ukamubwiriza ubutumwa. Wimucira urubanza, ahubwo ukora inshingano yawe, mubwire ngo umva mubo Yesu yapfira nawe ugize ute? Nuko utari wabimenya mubo Yesu yapfira nawe ugize ute? Aho kumucira urubanza, sohoza inshingano yawe, mubwire, kugira ngo najye no mu ijuru atazabona icyo yireguza, atazabona ngo nta wambwiye ubutumwa. Ariko suzahura n'umuntu wirirwa ngo n'umusinzi n'umusambanye yewe ubwo ntago ari ubutumwa, iyo ni Satani. Abanyabinyoma n'abaguru, abanyakuri tugenda tubwira abantu ko Yesu agira ute? Yo yaba wamenyaga ko nge nawe twarabanyabyaha, twarababi, twarabakugirirwa inabi, ariko Yesu arapfa ku musaraba, tubwiriza ubutumwa, turamwakira. Niyo mpamvu turi hano natwe uyu munsi. Niyo mpamvu nimara kumwemera reka mbwire abandi ibyo nanjye yagize ute? Ibyo yankoreye. Abanyabinyoma rero tugomba kubacishikisha tubwira ijambo ry'Imana tutarigoreka. Ikindi nuko kugaragaza ibibaranga, kugaragaza ibinyoma byabo. Ni ibigande, n'abashukanyi, bariyoberanya. Paulo hano yavuze ngo harimo abakebwe, harimo nuba ngo bigira abakira
abakiranutsi barabakibwa barabayahudi bigira abantu bazimana bavuga ngo twebwe turabana ba Aburahamu, turabana mu nkunda mu byakozwe n'intumwa. Hari aho ngo Paulo yageze arabwiriza akiza abantu, none ngo hari ngo inzererezi z'abayuda ngo nazo zajyaga zirukana abadayimoni. Wumve, zari zasanzwe zirukana abadayimoni ari inzererezi. Nyaboneka abakristo mujye musoma Bibiliya ngo zimwe mu nzererezi z'abayuda ngo nazo zirukanaga iki? Abadayimoni. None zibonye Paulo ngo ari kwirukana abadayimoni, nazo ziraza ngo zibonye umuntu ngo zigiye kumusengera ngo arimo dayimoni. Ati dayimoni ndakwirukana mu izina rya Yesu. Paulo agira ute? Avuga. Dayimoni atuwe muretse gatoya. Yesu wenda muzi kuko abadayimoni nabo bazi Imana kwiriho. Paulo rero muramuvuze nawe ndamumenye. Mwebwe muri bande noneho? Urumva na dayimoni ntiyari igize ute? Ntiyari ibazi. Ariko Mana yanjye hari abantu ngeraho nkavate ko abantu bazabarwa hehe. Imana ntibazi na Satani hagize ute? Ntabazi. Ariko abantu bari hehe? Nari ngiye kuva ryaje mu Banyarwanda kuze kuvuga reka ndirike. Abantu bari hehe? Abantu bari hehe? Dayimoni ngo irabafata, irabasumira, ngo irabakubita ngo ibambika iki? Ubusa baraturumbuka bariruka, bakubitwa na dayimoni. Kandi ngo bagiye kwirukana dayimoni, Paulo agira ute? Avuga. Umva abanyabinyoma bavuga Imana y'abandi, twe tuvuga Imana twahuye nayo, tuvuga Imana tuzi, tuvuga Imana ikora, ntago tuvuga Imana y'abandi, tuvuga Imana tuzi iba muri twe. Yesu ari muri nge, Yesu ari muri wowe. Ntagomba kuvuga Yesu w'abandi. Haleluya. Ese wahuye nawe? Abanyabinyoma rero bazakubwira Imana y'abandi. Umva kuno hazara kuvuga ngo ngewe ngo nageze ngo hariya ngo nsengera umuntu arahaguruka, ngo nageze ngo maruna ngo haguruka ni wari uhari ngo haguruka bivuge, ngo haguruka wabwire ati ngo nibyo rwose ngo umukozi w'Imana. Mbese bazana abantu ko batangira ubuhamya. Ntago Yesu yarakina bamutangira ubuhamya, ntago Yesu akina bamutangira ubuhamya. Yesu arakora kandi ibyo akoze. Yesu yamaraga gukiza umuntu ngo ceceka, hagira ubibwira rero, hagira uramenye wamaze gukiza ngo yewe ngo ni Yesu ngisha. Ati ceceka, ni Yesu ugize ute? Umwijije. Ceceka ugira ute? Abanyabinyoma bo rero kwera ko nta credibility, nta jambo bafite, bashaka abagomba kubavugira ngo ngwino ngo haguruka bivuge, ngo mama ngo nawe twari duhari, ngo nawe haguruka ati ngo babwira, ariko ngo kuntu nasenye umuntu ngo mwirukana ngo ibikeri, ngo haruka ibikeri, ngo agira ute ngo nawe bivuge wari uhari. Kubeshya gusa comedy. Abanyabinyoma bagira utuntu two kwiyoberanya. Ntago ukeneye gusengera umuntu ngo namara gukira ngo ujye kubyamamaza. Niba koko wa muntu yakize aragenda avuga iby'Imana yagize ute? Yakoze. Nkunda Paulo na niba nabari naba bagiye ahantu bakora ibitangaza ngo abantu baza bari kubaramya ngo barahubuka bashishimura imyenda bati muramenye mwituramya, ntago twe turi Imana, turi abantu nkamwe. Abakozi b'Imana nyabo baca bugufi, Kristo agashyirwa hehe? Hejuru. Ariko abanyabinyoma muzababona, murababona buri munsi, barashaka ko ari bagaragara. Imvuga yabo nje nasengeye umuntu. Haraho twagiye rwose mpura nawe arazwi cyane, bari bamutume mu Babatista ahantu twagiye no kwitanga, ngenda nategwe n'amafaranga ngiye gutanga, bagiye kuba ku rusengero. Nabonye mushiki wanjye Nesina arashobora ko yari ko cyo twararimbanaga. Noneho tuhageze umugabo atanze ubuhamya, nje nasengeye abantu barapfa, nje nagize ute, nje nasengeye hano bakajya beza ibigori gusa. Rero mugiye kwitanga amafaranga swazanye urayatanga, nutayatanga urapfa, ntazongera gutunga amafaranga. Nukuri naje nitije gutanda bati yewe ntayo ngitanze. Amafaranga nyerese nyakomeraho ndavuga ati none ubu ntangereka ndebe iyo Mana yari kuvuga ko ntazongera gutunga amafaranga. None ngo urapfa ngo nuko utatanze. Iryo tera bwoba. Kabona abantu batitiye bari kugira ute ngo ye ngo umuntu ufite isambu ngo ayizane, naho we ari ku kazi, nimumara gutura barafata 50% yatware, nabo basigarira 50% kuki kwijana. Ari mu bantu bambere batangiye kuzana ibyo bita gusatura abasatuzi. No gusaturamo kabiri. Kandi noneho ubwo niba mwatuye, niba mwembere miliyoni, ayo mwatuye yose uwo munsi agomba kugira ute? Wagomba kuyatahana kuko ayiwe agomba kuyacyura. Ubwo none pastor gasigara kwishyuza. Urumva ari umwuka w'Imana. Abacuruzi, abateka mutwe. Yesu yinje mu rusengero asanga bari gucuruza, abafashe ngo azinge nuza arakubita, arabasohora ngo inzu yanjye izabe kugira ute? Gusengerwa. Ntabwo ducuruza imigisha n'iby'Imana dukore, ahubwo dushima Imana. Iyo ngezano birambabaza cyane kumva abakristo bakijya impaka ngo mbese gutanga icyacumi, ngo mbese ngo gutura. Imana yanjye we.
umukristo kamwibira ibanga, umukristo uzumva akiri kuvuga ngo icyacumi, ngewe rwose mbivuze mpagazamenye ngo umukristo ntago yari yakizwa, kuko ntago isezerano rishya ryigisha gutanga icyacumi, ryigisha gutanga ibirenze icyacumi. Icyacumi ni abafarisayo bagitanze, bo bagitangaga ngo yasonaga isogi akabara amababi 1 2 3 9 irya 10 akarishyira ku ruhande, imbogeri akabara amababi yazo agaterura akajyana mu nzu y'iki Yesu aje arabatumva mu bafarisayo mwe rero biramukora nibyo, ariko mugomba kongeraho gukiranuka, imbabazi, kugira Yesu iteka dusaba kongera. Mu isezerano rishya higishwa sacrificial giving, ugutanga ko kwitanga. Niyo mpamvu wamupfakaza wasigaye amasenga 2 ariyo ngo abona ateze hiki, yarabifashe byose aba ngo ibi sibyo bimbeshejeho, mbeshejweho niki n'Imana, arabitanga. Ntabwo tubwirwa niba yaratashye ngo apfe, ariko Yesu wabibonye ko yatanze ibyo afite byose, yarashoboye no gukomeza kugira ute kumubesha. Haleluya. None ukumva umukristo akugimaka ngo harya buriya koko ngo none ukumva ataje kubara ngo harya ngo ufite umwenda, ntabwo isezerano rishya riri kukubara ngo utange ngo niba hembwe 10,000 ngo uvuge ngo ni 1,000, niba hembwe 1,000 ngo uracyari umwana cyakoze uracyara gahinja kagafarisayo mugakiza kakabebe. Uwageze kuri Kristo aravuga ngo harya Yesu ajya ku musaraba yiyambuye icyubahiro, yiyambuye ubumana, yari Imana, ajya ku musaraba nta cyaha yagize ute yakoze, arakubitwa. Hari abantu bavuga ngo Yesu ngo yabambwe ngo yambaye akabindo, bamubambye yambaye ubusa buri ku manywa y'iki yihango, ni umwami w'abami. Wabitekereje ukibuka ko nta cyaha yagiraga, ari ubusinzi, ari ubusambanyi, ari amagambo yawe, ntago wajya mu mibare ngo ugiye gutanga, ahubwo utangana umutima ugize ute ukunze. Niyo mpamvu hari kiwari nandika igitabo cy'ubuzima bafite yavuze ati we yageze arabicurika akajya afata 99 akabihereza iki Imana, wagasigarana cya kintu bitwa cya 10, kuko yasanze Imana idakeneye ko tujyana nayo mu mibare. Guhesha Imana icyubahiro ntago tujya mu mibare, ngo baravuga ngo nugutanga ngo cya 10, ngo badusabye, ngo baduciye. Aye Mana yanjye we, uri umukristo, ngo baduciye, ngo badusaba nuva ngo ariko ijambo ry'Imana wo ndarikunda. Nesho nababwiye abere ajya gutanga ituro, itegeko yagendagaho niri. Hari ahantu hamwe hari handitse muri Bibiliya uburyo bagomba kujya gutanga ituro. Abasoma Bibiliya mu itangiriro abera ajya gutanga ituro, ajya guhereza Imana ituro, hari itegeko ryabimutegekaga. Amaturo gutura Imana ni itegeko ryanditse mu mitima yacu. Haleluya. Arimo Imana ivuga ngo gutangana umutima ukunze nibyo bihesha iki umugisha. Bihesha umugisha gutangana umutima ukunze, kuko uyu mugisha duhabwa ni umugisha wa wundi Yakobo wari ufite ibintu yarwana ngo arara ijoro ryose arwana ati sinkure gutambaye umugisha. Yari afite umugore, yari afite abana, yari afite amatungo, ariko arara ijoro ryose ari kurwana ngo arwanire iki umugisha, kuko Yakobo amaze kumenya ko ibyo atunze atari umugisha, umugisha ari kugira Imana. Niho ngo Yesu amaza ngo witwa nde, ntabwo yavuze ngo nitwa Yakobo, ngo ndi Yakobo, ndi umuriganya. Yita yemera uwari guhera uyu munsi ntuzongera kwitwa iki ya umuriganya, ubaye Israeli. Oh haleluya. Uwo niwo mugisha guhindurirwa amateka n'iki n'Imana, ukava mu kwitwa umunyabyaha ukaba umwana w'iki w'Imana. Nta mugisha urenze. Haleluya. Uwo mugisha ubene uri ufite amahoro ayo ya Kristo, umugiko mugashima Imana, cyabura nacyo ugashima iki Imana. Uratunga ugatunganirwa ugashima Imana, ibintu byagenda ukamera nkabibuka batumva niyo yabimpaye n'ibyishubije icyubahiro kibi cy'Imana. Reka dukomere Imana amashyi. Abanyabinyoma bakwiye gucecekeshwa, bakwiye kuzibwa iminwa mu buryo bwo kugaragaza ibinyoma bwabo. Ikindi tugomba kumenya nuko ibi byose babikora bari gushaka indamu mbi. Ku murongo wa 12 ndagira ngo mve amagambo ngo umuhanuzi umwe wo mu banyakereti ubwabo yaravuze ati abanyakereti iteka ni ababeshyi, ni inyamaswa zuzuye ubugome, ni indasa, kandi ni inkorabusa. Iyo ni Bibiliya, ijambo ry'Imana. Bibiliya yera ivuga iki? Umwe muri bo w'umuhanuzi wabo yaravuze ati abanyakereti ni abanyabinyoma iteka, ni inyamaswa mbi, ni abanyenda mbi, babanyabuti. Hepfo Paulo avuga ati uwo muntu uri kubivuga nubwo nawe ari umwe mu bahanuzi, ari umunyabinyoma nkabo, ariko ibyo avuze ni iki? Ni ukuri. Niyo mpamvu ukwiriye kubacyaha, ukwiriye kubacecekesha, ukabakebura, ukabagarura mu nzira nzima. Kubera iki? Ibintu byose bakora
babikora bagendera indamu mbi. N'ikimenyimenyi natwe uyu munsi araguye ati rero kugira ngo ngusengere ikibazo cyaba kiveho, naje gusanga ningusanga aho uri ni 300, nunsanga ku rusengero ni 200. Bafite tarifu n'abanyenda mbi bashaka aragusengera atakora gusengeye mwahura tugasubizwa ko ntacyo wagize ute wibwirije kutaje gutamba isaka wanguza n'igitambo ituro ry'umutambyi kutarizanye. Ariko Yesu yamaraga gusengera baravuga ngo mugende mutange ituro, ntabwo yavuga ngo murimpe, mugende mugire ute muritange, akabohereza. Dusigaye dufite abantu bafashe ingo zabo bazihindura ibitaro, aho basengera abantu bagira ute niki bagaturisha bakagira ute. Abo n'abanyenda mbi. Ituro ry'Imana ritangwa mu rusengero. Ntukiteranye ibintu. Ituro ry'Imana, Yesu niwe cyitegerezo cyacu. Yabwiraga abantu ababembe 10 umwarakira agarutse bati genda utange ituro mu rusengero, genda umuyereke umutambyi utange n'ituro nkuko Mose yabivuze byuko uhumanutse, kuko Yesu ataryakiriye kandi wamukijije, kandi Yesu ari Imana nawe ari umutambyi mukuru w'abatambyi, kuko nawe yarazi ko ituro ry'Imana rigomba gutangwa mu nzu y'Imana. Ariko abo kubera indambi bagoreka, ninjye wagusengeye, ninjye wagize ute, rero ninjye ugomba guhereza iki ituro. Tumenye ukuri, nitumenya ukuri kuzagira ute kuzatubatura. Mu biranga abanyabinyoma wibuke ko harimo n'ibigande barigenga bakora uko bashaka, bagenda uko bashaka, basengera aho bashaka, bagenda ukano abana b'Imana. Siko tutumeze, tugengwa n'umuka w'Imana, tukagengwa n'inzego zitandukanye zituyobora, harimo izitorewe n'iza leta. Kwijambo ry'Imana rivuga ngo tugomba no kumvira abagize ute abatuyobora, ntago twigomeka. Igihe cyose dusaba kwigomeka ni igihe kimwe gusa, ni igihe turi gusabwa kwihakana iki Kristo twemera, aho turemera n'urupfu rukagira ute rukaza. Njya mbabara cyane n'abesho nabe ngamba atari ko mbona abantu batinya, abatubanje barakubiswe batewe amabuye, narababaje umunsi bashize ati hariya ni gukubita ibiboko 7 umuntu nje gusenga, hariya tuzasenga ubwo turi bangahe? Abatubanje byababayeho barakubiswe batewe amabuye ariko bakomera ku Mana, kuko bari ngo barebaga igihugu. Stefano bamutera amabuye ngo abona ngo ndabona ijuru rikingutse, bakatera cyane ati Mana bababare kuko batazi icyo bagira ute. Imana yararyumvishe Paulo arakira, niyo mpamvu tugusoma inzandiko yagize ute. N'urugero rwiza yuko abatugira nabi twebwe tutagomba kubasabira iyaba ya magambo abakristo twayakuraga amagambo twashyira mu bikorwa. Uburyo bwa kabiri bwo kurwanya abanyabinyoma, tugomba kwigisha ko agakiza ariko kabyara imirimo myiza, ntabwo imirimo myiza ariyo izana agakiza. Aya magambo yumve neza. Agakiza niko kabyara imirimo myiza, ntabwo imirimo myiza ariyo izana iki agakiza. Abantu benshi bakunze kubicurika, akanga kwakira Kristo ngo akizwe, none wakagira ngo ninsenga cyane, nintanga cyane, ninubahiriza ibi, nibance ikiru ngo ugende usenge, ngo ugende mu mugezi, ngo wirirwemo, bakagwereza imirimo yo gukora. Ntabwo ko ariko gakiza. Agakiza no kwizera Kristo nk'umwami n'iki n'umukiza. Aho wamara kumwizera Yesu yagera muri wowe akaguhinduka bicyane mu gishya, none ugakora imirimo myiza yose yesha Imana iki icyubahiro. Nta mirimo myiza wakora yaguhesha agakiza, ntibaho. Kuki aba bantu Paulo ibi yabivuze bigishaga bagoreka ijambo ry'Imana? Urebe ku murongo wa 15 ngo uko guhamya n'ukuri nicyo gituma ukwiriye kubacyaha cyane kugira ngo babe bazima mu byo kwizera, batita ku migani y'ibinyoma y'Abayahudi n'amategeko y'abantu batera umugongo ukuri. Abayahudi bigishaga ko nta muntu ushobora gukizwa ngo ajye mu ijuru atarakebwe ku mubiri. Paulo arageze yandikira abagalatiya agera none bati mwabagalatiya mwe ninde wabaroze, ninde wabagizwe, ninde wabwiye ko gukebwa ku mutima bivuze kwakira Kristo mwami n'iki n'umukiza. Iki gitabo cya Tito tuzabireba mu gice cya 2, kiri mu bitabo byigisha neza ubuntu bw'Imana, uburyo ariko bwagize ute
bwadukijije kubera ko hano abayahudi bigishaga abantu yuko ugomba kubahiriza imihango, ugomba kubahiriza amasabato, ugomba gukebwa. Mbese bo bigishaga imigenzo n'imihango y'abantu kugira ngo abantu bazajye mu ijuru. Ntabwo kwitwararika ugasenga umunsi runaka ukagira ute aribyo bizakujyana mu ijuru. Kwakira Kristo umwami n'iki? N'umukiza. Warangiza ukaba ubuzima buhesha Imana icyubahiro, mu mibereho yawe ya buri munsi ukora ibyiza, nibyo bizakujyana mu ijuru. Agakiza ni Kristo, ntabwo agakiza ari imirimo myiza. Ahubwo niyo mpamvu Yakobo yanditse ngo kwizera kutagira imirimo kwa kugize ute? Iyo tumaze kugira kwizera, kwa kwizera kudutera gukora neza. Ntabwo imirimo myiza ari izana agakiza, ahubwo Yesu amaze kugera muri twe ahindura imirimo mibi twakoraga tugatangira gukora imirimo myiza. Haleluya. Ababo bigishaga rero ko amategeko, bakigisha imigani, bagaca imigani, bakagira ute, ntabwo ibyo ari byo dukeneye. Dukeneye ko abantu basobanukira ko agakiza kava kuri Kristo, kandi iyo Kristo ageze muri twa tugira ibyaremwe bishya bifite imirimo myiza. Sobanukirwa neza ko agakiza tukabonera mu kumva ijambo ry'Imana, ntabwo ari ukumva imigani n'amategeko y'abantu. Icyo kintu kizirikane. Agakiza kava mu kumva ijambo ry'Imana. Twamara kumva ijambo ry'Imana tukakira Kristo umwami n'umukiza. Ntabwo ari kuza ngo umuntu agucira umugani, ntabwo ari kuza ngo umuntu aguhe ngo amategeko ngo umva rero ngo guhera uyu munsi ngo uragenda ngo usenge gatatu, nurangiza gusenga gatatu wikorera ibuye, nurangiza kwikorera ibuye ujye mu mugezi, ibyaha byawe birabigize ute? Bibabariwe. Hoya, ko ntabwo ari agakiza. Abaprotestanti bajya gukora reforme, ibyo bintu byari biriho, aho abantu bacibwaga ibyiru kugira ngo Imana ikwabarire, wibabaze, ugira ute, wikebagure, uzamuka umusozi upfukamye, utanga amafaranga angana gutya, usenga iminsi zingahe, ubare inuza. Ibyo byose oya, data nacumuye mbabarira. Kwatura ibyaha byawe gusa ugahita ugira ute? Ubabarirwa. Ntabwo igisambo cyari cyo kumusarunze gutanga urugero byamusabye kumanuka ngo agende amanza akora imihango n'imigenzo y'idini yose. Icyo yavuze gusa yemeye icyaha, arangije abwira ati data nugera mu bwami bwawe uzagira ute? Uzanyibuke. Yesu ati mu kanya tuba tugwe muri paradizo y'Imana. Haleluya. Uwo niwe twizera, umwami w'imbabazi, utagira izindi kondisiyo gusaba uretse wowe kwemera icyaha cyawe no kugisabira iki? Imbabazi. Wamara none ahubwo ugahindukira ugakiranuka ugakora imirimo myiza. Agakiza tukabonera mu kumenya neza ko ijambo ry'Imana ari ryo kuri. Ikinyuranyo cy'ijambo ry'Imana ni ikinyoma. Ijambo ry'Imana ni ryo kuri. Iyo ritubwira turishyira mu bikorwa, uko niko kuri. Ikinyuranyo cy'ijambo ry'Imana ni iki? Ni ikinyoma. Ikintu cyose cyigisha ibihabanye n'iby'ijambo ry'Imana rivuga ni ikinyoma. Rero ntabwo agakiza kava mu mirimo myiza, ahubwo agakiza kava mu kwizera Kristo umwami n'iki? N'umukiza. Agakiza tukabona binyuze mu kumenya, mu kumvira ijambo ry'Imana, ntabwo ari kumva imigani n'amategeko y'abantu. Ikindi agakiza tukamenya ko ni ijambo, kava mu ijambo ry'Imana ryo kuri. Ikinyuranyo cy'ijambo ry'Imana ni ikinyoma. Icyanyuma ngira ngo dusorezeho nuko ubundi buryo bwo kurwanya abigishwa benye binyoma ni ukurangwa n'imirimo myiza, imibereho ihesha Imana icyubahiro aho turi hose. Aha ho noneho ni cyaje bavuga ngo iki cyigisho mushumba yigeze kukitwigishaho, ari kuvuga ngo kora ndebe iruta vuga numve. Ko imibereho yacu ya buri munsi igomba kuvuga. Iyo usomye igitabo cy'Abaheburayo taragikunda, ejo twari tukugira amasengesho ugahera 11, 12 na 13, haro bagira bavuga ngo niyo mpamvu akivuga nubwo atakiriho. Abeli yarapfuye ngo ariko aravuga, kuko imirimo y'abizera irakomeza ikavuga. Haleluya. Imirimo y'abizera iravuga, niyo baba batakiriho ibikorwa bakoze imirimo yabo iravuga. Niyo mpamvu dukunze kubabwira ngo iyo witanze ku murimo w'Imana hano, wagura intebe, watanga ibati, icyo wakora cyose uzagenda, ariko uzaza agakirizwa hano ari mu mubare w'imirimo uzajyana mu ijuru. Haleluya. Ari mu mubare w'ibyo uzahemberwa. Ntabwo bigusaba kuba uri hano kugira ngo uhabwe ingororano, bisabwa kuba wakoze ikizatuma n'abandi babona iki? Umugisha. Kubera iki ibi ari ngombwa? Ibi ni ikinyuranyo cy'amagambo asoza kino gice akomeye cyane, aho Paulo asoza yereka Timoteyo ku murongo wa 15 na 16 akavuga ngo byose bibonereye abagize ute? Ababoneye. Nyamara nta kibonereye abanduye batizera, ahubwo bononekaye ubwenge n'imitima yabo. Bavuga yuko bazi Imana ariko bakayihakanisha ibyo bagira ute? Bakora. Ibyo bavuga si byo bagira ute?
sibyo bakora. Bene abo ni abo kwangwa urunuka, ni abatumvira Imana, no ku mirimo myiza yose ntacyo bamaze. Ibibiri ijambo ry'Imana yavuze ngo ntacyo wabashinga, nta nicyo wabasaba gukora. Kugira ngo habe itandukaniro ry'aba bantu natwe, nuko twebweho none tugomba kurangwa n'imirimo myiza, imibereho y'Imana icyubahiro aho turi hose, kugira ngo none tubashe guhabwa inshingano zo kwamamaza Kristo, inshingano zo kwagura ubwami bw'Imana. Ni ukuvuga ngo mu gihe aba batagira icyo bashingwa, mu gihe nta cyiza bakora, twebwe tugomba gukora ibyiza. Ni ikinyuranyo, tugomba gukora ikinyuranyo cy'imibereho yabo. Kuko nk'uko hariya urabona ku murongo wa 15 Pawulo kubivuga neza, akavuga ngo byose bibonereye abagize ute? Ababoneye. Nyamara nta kibonera abanduye batizera, ahubwo bononekaye ubwenge n'imitima yabo. Bavuga yuko bazi Imana, ariko bayihakanisha ibyo bagira ute? Ibyo bakora. Ese ibyo mvuga nibyo nkora? Niba mvuga ngo nizera Kristo kandi Yesu ni urukundo, ese nkunda abandi? Mwaba Kristo mwe munze kubivuga, tuzagera mu ijuru tubwira Imana ngo Mana ngo nubatse amazu, ngo Mana ngo nagenze neza, Mana nagize Imana zava ngo wacumbikiye bangahe, wagaburiye bangahe, wambitse bangahe. Imirimo myiza bita ngo amaze gupfa, ngo impfubyi n'abapfakazi bararira baraboroga, ngo bazana imyenda, ngo dore yaratuboheraga, yaratudoderaga, yaratwambikaga. Bavuze imirimo yakoze, ntabwo bavuze amagambo yiwe. Ese nge nawe bazatuvuga iyihe mirimo? Ku kazi aho turi, kwishura aho twiga, mu buzima bwacu bwa buri munsi, ese imibereho yacu igaragaza ko dufite Kristo? Kurangwa n'imirimo myiza, imibereho y'Imana icyubahiro aho turi hose, icyo nicyo kizatsinda abanyabinyoma. Ntabwo bazavuga, kuko naza ari kuvuga urwango, ubuzima bwanjye buvuga urukundo, azaceceka. Haleluya. Umuntu aza akavuga ngo ntukavugana na runaka, akabona ukuvugana nawe, ntabwo azongera kugira ute? Kukugarukaho, kuko azabazi ko Imana ikurimo ari ikurinze, atari wa wundi urugutinya. Zirikana yuko tubonye ko hari uburyo bwo gucecekesha abanyabinyoma. Ubwa mbere nuko tugomba kubacecekesha, twabazibye iminwa, tubwiriza ijambo ry'Imana tutagira ute? Tutarigoreka, tugaragaza neza imirimo y'abanyabinyoma, ibibaranga, nko kuba ibigande, gushaka indamu mbi, kwishushanya, kwiyoberanya n'ibindi. Ubundi buryo twabonye nuko tugomba twebwe kwigisha ko agakiza kabonerwa muri Kristo, katabonerwa ku mirimo. Ahubwo iyo tumaze kugira agakiza niho tugira imirimo myiza, kandi ukamenya ko ijambo ry'Imana nirwo kuri, ariryo tugomba kumvira. Icyanyuma tubonye ko tugomba kurangwa n'imirimo n'imibereho myiza ihesha Imana icyubahiro aho turiho hose. Uru rwandiko, aya magambo arimo, aba yawe, aba yanjye. Tuzirikane yuko abakristo, umukristo uri muri Yesu neza, afite ubuzima nyabuzima, ubuzima burangwa n'imirimo myiza n'imyitwarire myiza, bituruka mu ijambo ry'Imana, bituruka mu butumwa bwiza. Ubwo butumwa bwiza buduhesha inshingano nshya mu itorero, mu ngo zacu, no mu isi muri rusange. Bene uwo mukristo rero niwe ufite ubushobozi, niwe ufite imbaraga zo gucecekesha abanyabinyoma. Akabacecekesha abwiriza ijambo ry'Imana atagira ute? Atarigoreka. Akabacecekesha arangwa n'imirimo myiza. Akabacecekesha azirikana ko agakiza ke kataturuka ku mirimo, ahubwo ko agakiza ariko kamuhesha imirimo myiza. Ntabwo imirimo myiza duhesha agakiza, ahubwo agakiza kaduhesha imirimo myiza. Abanyabinyoma barabicurika kugira ngo bakugire mu bubata bwabo, bagukoresha imirimo y'agahato, bakakubwira ko nukora cyane, nugira gutya. Ahubwo iyo umaze kwizera Kristo, uramukorera neza ku gihe kandi ukubahiriza gahunda ze. Imana iguhe umugisha, kandi ukomeze uzirikane yuko intego nta yindi, nuko twese twazagera mu bwami bwo mu ijuru. Haleluya. Aho tuzahora turamya Imana tuvuga ngo uwera uwera. Ese aho uzahagera nuko wamenya kwirinda inyigisho zikuyobye, zigukura mu nzira. Nicyo Satani agamije. Satani azi umunezero, azi ibyishimo, abana b'Imana tuzagira tugeze mu ijuru, agambere kudukura mu nzira, ariko yaratsinzwe kuko Yesu yaratuneshereje. Haleluya. Isunge Yesu, nanjye nisunge Yesu, azatugeza mu ijuru. Reka twakire umushumba, ni karibu. Wow. Yes, ashim. Yes, ashim. Ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana, kandi bifite umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse afite ibimukwiriye byose, kugira ngo abashe gukora imirimo myiza yose. Amen.
icyampa aha kuri harvest hakaba ahantu duhurira n'Imana. Sinzi uko icyumweru cyawe cyagenze, sinzi ibibazo waba ufite muri iyi minsi, ariko hari ikintu nzi neza, nuko Kristo aracyicaye ku ntebe y'imbabazi, nuko Kristo ari ku ngoma. Kristo azi agahinda kawe, kandi Kristo arashoboye. Niwe ducururira imitima yacu. Muri iki cyumweru ndagira ngo ijambo ry'Imana rigukomeze, twihe akanyabugabo twikomeze. Uyu munsi twarebye yuko ijambo ry'Imana ari rizima. Ni ngombwa yuko twibuka ijambo ry'Imana buri munsi. Twibuke yuko uburyo bwonyine dufite ni ukubwiriza ijambo ry'Imana tutarigoreka, ni ukubaho ubuzima bugaragaza koko dufite ijambo ry'Imana. No muri bya bihe bigoye, ijambo ry'Imana dufite niryo rigaragara, tukikomeza. Ngo humura ndi kumwe nawe. Ijambo ry'Imana ritagoretse rizatuma tubaho ubuzima bugaragaza Imana. Amen. Kandi ni ngombwa ko twibuka yuko abarigoreka bagomba gucecekeshwa no kuba tubayeho imibereho igaragaza ko koko twamenye ukuri kw'ijambo ry'Imana. Mu yandi magambo, Pastor Joel yatwibukije ko abarigoreka kenshi ni ibigande n'abanyabinyoma. Twe nitubaho ubuzima butandukanye, bufite itandukaniro, nibwo tuzaba tugaragaza ko koko ku ijambo ry'Imana rishinze imizi muri twe. Ikindi kandi turifuza, nkuko Pastor Joel yabivuze, yuko kumenya neza yuko agakiza kabyara imirimo myiza, ariko imirimo myiza siyo ibyara agakiza. Icyampa mu byo dukora byose, icyampa mu kwitanga kwacu mu gushyigikira umurimo w'Imana, icyampa ntitukabikore, cyangwa tukabikora tuzi ko turamya Imana ku byo yakoze. Ntitukabikore tugira ngo tugure n'Imana, ntitukabikore tugira ngo nibyo biduhesha agakiza. Icyampa tukabikora kuko twifuza kugira uruhare mu murimo w'Imana. Ndagira ngo ntarakomeza mfate uyu mwanya, ni umwanya mwiza, mumpere Imana amashyi cyane kubw'ibyo Imana yakoze, kubw'ibyo ikomeje gukora, no kubw'ibyo izakomeza gukora. And Jesus Christ is right here. Ndagira ngo mfate uyu mwanya mwiza kugira ngo nongere nshime ibyo Imana ikomeje gukora. Imana yaravuze ngo nzahagarana namwe, nzagendana namwe, kandi rimwe irakora ibintu byiza. Muyimpera amashyi menshi atagabanyije. Kimwe muri ibyo nuko Imana ikomeza kwagura itorero ryayo. Imana ikomeza kwagura itorero ryayo, yongera abihana bakakira Kristo nk'umwami n'umukiza, yongera abaza kugira ngo nabo dufatanye. Ni isengesho ryacu dusenga buri munsi ngo Mana hagurutsa abagabo, hagurutsa abagore, abo tuzi n'abo tutazi, kugira ngo baze, kugira ngo dufatanye gukomeza kukwamamaza. Aho tuzabaho turi umuryango Harvest, itorero ryanjye n'umuryango wanjye, itorero ryawe n'umuryango wawe, aho tuzabaho twubakiye kuri Kristo. Ikindi nuko Imana ikomeza kwagura itorero no kurikomeza. Iyo abari ba celibateri imbyirire batangiye gufata ibyemezo bituma baba abagabo nyabagabo n'abadamu, Imana iteye umuntu iteka akava mu cyiciro kimwe ajya mu kindi. Twe nk'umuryango w'itorero Harvest turanezerwa cyane. Nagira ngo rero mfate uyu mwanya mbere y'ibindi byose manze mbereke aba bantu. Wow, mwamere Imana amashyi menshi. God is good, God is right here. Ndagira ngo mbereke aba bantu, turabakunda cyane. And then ndagira ngo mbereke
Ingabire Olive nahaguruke aze hano imbere. Ingabire Olive, she serves with us in our worship team. Numwe muri twe n'umukobwa wacu ari muri worship team. Ndagira ngo aze mumere Imana amashyi menshi. N'abari gufuha abasore bari gufuha birabareba. And then hagarara neza hagarara urarebe nta kibazo buko mu minsi ya vuba uzabapepero babwira ati bye 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 bye. Alright, nagira ngo nanone mamagare Kanyarwanda Ephraim nawe twaramwakiriye mu minsi yashize. Ndagira ngo mumpere Imana amashyi menshi. Oh my goodness. Mbega ngo biraba byiza bikananyura umutima kwibumbira hamwe turabavandimwe. Wow. Wow. Uhoraho ari amahoro yawe, Uhoraho ari ibyishimo byawe. Komeza inzira watangiye wicika intege, wahisemo neza Nyagasani muri kumwe. Abavuye mu kiliziya simbasubije neza, baravuze ngo nturi kumva ako ngako. Ndagira ngo dufate uyu mwanya turange ku nshuro ya mbere Olive na Ephraim bafite umushinga mwiza, umushinga wo kubaka urugo rwabo, ndetse barimo barategura gukora ubukwe mu gihe kidatinze. Turimo turabaranga ku nshuro ya mbere. Iyo turanga abageni hano kuri Harvest tubaranga inshuro 3. Ku munsi w'ubukwe ntabwo tujya tubaza iki kibazo nshaka kugira ngo mbabaze, bitewe nuko tuba dushaka kugira ngo duhure, turye, tunywe, dusezeranye abashyitsi, dutahe, kugira ngo hataza kuba ibibazo. Niyo mpamvu tubabaza hakiri kare kugira ngo hatazagira igihe tubirya tutanezerewe. Ndagira ngo mbabaze muri mwese muri hano, iyo tubaranga tuba dushaka ibintu bibiri. Icya mbere tuba tugira ngo mubasengere, mubashyigikire, mubabe hafi. Satani arwanya ubukwe, Satani arwanya ingo. Satani yabona ubanye n'umugore wawe n'umugabo wawe neza arabirwanya, kuko azi neza yuko imbaraga z'itorero, imbaraga z'umuryango, imbaraga z'igihugu, imbaraga z'isi zishingiye ku miryango mizima. Niyo mpamvu iyo abantu bafashe icyemezo bene uku, Satani asasa baravuga ngo musasa amaguru, gerageza gutera utugeri akagerageza. Niyo mpamvu tubaranga tugira ngo icya mbere mubasengere, mufashanye na Olive ndetse na Ephraim, mubasengere kugira ngo Imana ibarwanirire, kugira ngo Imana ibahe ibyo bakeneye byose, kugira ngo ubukwe bwabo buzaba ubukwe bwiza, ubukwe bw'umugisha. Icya kabiri tusaba, narakigeraho nyine ndavuga ngo mubasengere, mubasabire, mubashyigikire mu buryo bw'amasengesho no mu buryo bufatika, kuko baba batumye itorero Harvest ni itorero ryanjye n'umuryango wawe, itorero ryawe n'umuryango. Ndifuza ko tuba umuryango mugari. Iyo umwana wawe agiye gukora ibirori bene iku, birakunezeza. Burya nta mubyeyi wifuza ko umwana we yakebera, agakebera, akabungera nijoro, kumva ngo agenda akebaguza nk'igihunyira akaba yagezeyo. Burya n'ababyeyi bagiye babikora, nawe ubwo aba yumva uwasubiza inyuma, ntago yabikora gutyo. Buriya nawe aba afite akantu avuga ati, Mana, nubwo njyewe byagenze kuriya, nshimye ko wambabariye, ariko umwana wanjye iwe
nzabona nyereka ibirori. Babyeyi muri hano, hari ababyeyi bifuza ko abana babo bagenda bakebera nimugoroba? Ntishoboka. N'uwakebeye nawe ubwe kubera impamvu z'icyo gihe abavuga ati Mana warakoze warambabariye. Mana, iyo waba wagasubije inyuma nanjye nakagiye nemye ku manywa y'ihangu. Ariko Imana yacu ni nziza kuko iduha amahirwe ya kabiri. Amen. Yaravuze ngo nuzaba ufite imyaka 80 cyangwa 90 ushaka gusezerana azambwire mfite mbasezerana. Kuko Imana iduha amahirwe menshi, nicyo cyiza cyane. Bitabaye ibyo ntinakabaye impagarara. Imana ihora itubabarira buri munsi ikaduha amahirwe ya kabiri. Ephraim na Olive mubasengere mubashyigikire. Ikindi, niba hari umuntu ufite impamvu n'imwe yumva yatuma tutazasezeranya imbere y'Imana Olive na Ephraim, yaza kutureba akabitubwira. Turahari iminsi yose y'akazi, wansanga ku biro, hansanze wasanga Pastor Joel arahari. Tuba duhari iminsi yose, turahari. Wahadusanga ukatubwira impamvu yawe tukayisuzumana ubushishozi tukareba niba koko ifite ishingiro. Ihani hahandi mvuga nk'uko bavuga mu ndege ngo in the unlikely event, yani biramutse biramutse bihari, nubwo tutifuza ko byaba bihari, ariko biramutse bihari byatuma wumva ko tutakabaye tubasezeranya. In that unlikely event, uzaze udusange mu biro utubwire. Kandi ndi kubona abanza ntabo, kuko ngo bamwe yabaza ko bari hano hari abazamuye, hari abahari none abanza ntabo. Ariko nuba wavuze ati nge nanze kubivuga kubera ko hari mu materaniro, uzadusange ku biro, tuba duhari iminsi yose, uzabitubwira. Ndagira ngo rero mbasabire umugisha no muri gahunda tubaranga ku nshuro ya mbere. Mwami Mana, turagushima. Ni wowe ubwawe wavuze ngo si byiza yuko umuntu aba wowe wenyine. Uravuga utereka muremere umufasha umukwiriye bahwanye. Kandi ubwo wamushyiraga, umuntu yaranezerewe cyane, avuga amagambo aryoshye, avuga imitoma ya mbere, aravuga ati noneho mbonye uwo duhwanye. Uyu nakara ko mu mara yanjye, nakagufwa ko mu magufwa yanjye. Mwami, uyu mushinga wa Ephraim na Olive turawukweretse kugira ngo wowe Uwiteka nyaguhora ku ngoma ubabere byose muri byose. Ubarinde umwanzi Satani, ubarinde abanyamagambo, ubarinde ibibaca intege. Mwami, ubegereze inshuti zibakomeza zibafasha. Natwe nk'itorero turagushimye kuko uduhaye umugisha wo kuzagira uruhare mu bukwe bwawe. Mwami, wavuze ko muri uru rusengero, muri iri torero tuzaba umuryango umwe, kandi yuko Mwami abazagirira ibirori hano, abazagirira ibibazo hano, Mwami tuzabifata twese nk'ibyacu. Tugushimiye rero umugisha wo kuba ari twe tuzabana na Ephraim na Olive mu bukwe bwawe. Mwami, turagusabye kugira ngo uzaduhe ibidukwiriye byose, ibyo dukeneye byose, kugira ngo ubukwe buzabe nk'ubukwe bw'ikana, kandi uzabwitahire. Kiruta byose uzabaho urugo rwiza, uzabaho urugo ruguhesha icyubahiro. Ubayobore mu bo bagomba gutoranya hano, bagomba kuzahagararana nabo. Mwami, ntibatoranye bashaka kureba kugira ngo amafoto agende neza gusa, ahubwo batoranye ababyeyi bashobora kugendana nabo mu buzima bwa buri munsi, kugira ngo Mwami icyuma kijye gityaza ikindi. Urakoze kuko wumvise gusenga kwacu, urakoze kuko uzabaho ubukwe bwiza ndetse ukabaho urugo rwiza, urugo rukomeza guhamya yuko wakunze itorero ryawe ukaryitangira. Uko Ephraim azakunda Olive, uko Olive azagandukira Ephraim, Mwami bizagaragaza ishusho yuko wowe ukunda itorero ukaryitangira, ndetse naryo rikakugandukira rikakumvira muri byose. Icyubahiro ni kibi cyawe none n'iteka ryose. Amen. Amen. Mujye kwiyicarira. God Imana ibahe umugisha. Amen. Wow. Ndagira ngo nanone
mfate uyu mwanya ngira ngo mbashimire yuko Imana ikomeje kuduha imbaraga no kudukomeza. Mbashimire yuko mukomeze kuba intama aho kuba ihene. Buriya kuragira uduhene biragoranye, ariko ngo intama zirumvira, intama zirakurikira. Ndagira rero ngo mbashimire mbikuye ku mutima uburyo mukomeje guhesha Kristo icyubahiro. Ndagira ngo nkomeze kubasaba kugira ngo ntibijye bigarukira hano, bibe naho dukorera, bibe naho dutuye, icyubahiro gikomeze kuba icy'Uwiteka. Uyu mwanya ndagira ngo duhaguruke dusoza amateraniro yacu. Tugiye guhaguruka dusoza amateraniro akisoza. Nagira ngo abakristo bose be gutaha baze gusigara kugira ngo tuganire uko igiterane cyagenze, ndetse dutangire n'umushinga wacu wo gushyira amakaro hano muri uru rusengero. Ntabwo uyu munsi turaza kuganiraho gusa, tuzatangira kuko ndumva cyari cyo gihe, iki ni cyo gihe gikwiriye. Ndagira ngo rero dufatanye tubanze turirimbe. Ndagira ngo abaje kudufasha badufashe turaririmba indirimbo twaririmbye yo mu gitabo uyu munsi, kugira ngo abazi kuririmba baze badufashe vuba, mwihute cyane, kugira ngo ndabizi ko turaza kuguma hano. Ndashimira abashyitsi bose batugendereye kuri uyu munsi wa none. Imana ibahana umugisha hamwe natwe. Turabakunda cyane, Kristo arabakunda kurushaho. Namwe mwese turi hamwe, ndagira ngo Imana ibahana umugisha natwe, kandi namwe abahari dushatse gusigara twaza gusigara tukaganira, kuko dushaka kuganira ku murimo w'Imana no kureba uburyo twashyira amakaro muri uru rusengero. Abakristo bacu bo ntihagende n'umwe. Ndagira ngo twaririmbye tuvuga ngo numva Yesu anyemeza ko ngezutse, ngo muzi imbaraga, ngo ngiye musenga iteka ntacyo nzamuburana. Ndagira ngo muri iki cyumweru muzibuke yuko aho uzumva ubuze imbaraga, uzahanga amaso Kristo. Ntacyo tuzaburana Kristo, ntacyo tuzaburana Kristo, ntacyo tuzanyemeza ko zimbaraga ngo njye musenga iteka ntacyo nzamuburana. Yanyishuriye yamyenda yose, yambabariye ibyaha atubabarire. Yanyishuriye imbaraga zihagije rwose zo gukiza ababembe, zigakiza umutima. Yanyishuriye yanyishuriye
ntebe zahagararayo zabajyanye minyago yishikirize Yesu yanyishuriye yamwenda yose yambabarira atubane yanyishuriye yamwenda yose yambabarira atumanira yanyishuriye yanyishuriye yamwenda yose yambabarira mwami turagushimye, tugushimiye ko uri Imana ikomeye, tugushimiye ko uri Imana ihambaye, tugushimiye ko uri Imana yumva, tugushimiye ko uri Imana iri kumwe natwe. Mwami wakoze kuko wabanye natwe guhera ubwo amateraniro yatangiraga. Mwami wabanye natwe mu gihe tukuramya, tugushimiye abo wakijije indwara mu gihe cy'amashimwe, mu gihe cyo kukuramya kwacu. Tugushimiye imitima wabohoye mu gihe twarimo tukuramya. Mwami turakwereka abafite intimba kugira ngo mwami babohorwe nawe, abafite uburwayi bakizwe nawe. Mwami ni wowe wenyine mbaraga no gukomera kwacu, icyubahiro ni kibi cyawe. Urakoze mwami kuko ijambo ryawe ni rizima. Urakoze kuko mwami wadukebuye kuri uyu munsi. Mwami duhisemo kukumvira, duhisemo kukumvira, duhisemo kugengwa n'ijambo ryawe, duhisemo kuyoborwa nawe, duhisemo mwami kutumva ibinyoma. Ijambo ryawe ni ukuri, ijambo ryawe ni rizima. Ngwino mwami utwereshe ukuri, ijambo ryawe ni ryo kuri. Iki cyumweru mwami ndakwereka aba bagabo, ndakwereka aba basore, ndakwereka aba mama, ndakwereka aba bakobwa. Reka mwami buri wese watambukije isengesho hano, icyo twagusabye twose, wavuze ko iyi nzu ari yo gusengerwamo. Mwami abagusabye mwami basubize mu izina rya Yesu Kristo, basubize mwami. Tuguhaye amashyi kuko usubije ibyifuzo byacu, tuguhaye amashyi kuko usubije ibyifuzo byacu. Ni wowe wenyine wumva amasengesho yacu muri iki gitondo. Muri iki gitondo duhagaze tugushima, duhagaze mwami twikomeje kuko turi kumwe nawe, kuko uri imbaraga zacu. Mwami tugiye gutangira gahunda zo kugira ngo mwami inzu yawe dukomeze tuyubake. Amakaro tuzashira hano mwami, nyemerera nsabira umugisha buri wese uzagira uruhare muri iki gikorwa, atabitegetswe ahubwo ahatiwe n'umwuka wawe. Kandi buri wese mwami uzamushoboze gukora ibyo abasha gukora mu gihe cyawe gikwiriye. Turagusabye mwami kugira ngo mwami mbere ya Noheri tuzabe tugushima yuko ibyo tugusabye wabidukoresheje, kandi yuko twabigizemo imbaraga, kandi ko bizatubera umugisha. Kandi buri wese mwami turagushimye. Urakoze kuko uri Imana yacu, wavuze ko uzagendana natwe kandi warabikoze. Ntabwo tuvuga Imana twumvise, turakuvuga kuko tukuzi, turakuvuga kuko tukubwira ukumva, turakuvuga mwami kuko twabonye gutabara kwawe. Ngaho reka ubwoko bwawe duturize imbere yawe ntutuze. Abashyitsi bacu baho umugisha mwami, nibishoboka aha hantu hazaba iwabo, kugira ngo nabo iri torero ribe umuryango wabo. Mwami ukomeze
kwigaragariza mu mibereho yabo nko kuyigaragariza mu mibereho yacu. Icyubahiro n'ikibi cyawe none n'iteka ryose. Amen. Mutahana amahoro ya Kristo. N'abashitsi bacu bashaka kugomeza kubana natwe nta kibazo. Uramutse uri n'umushitsi ukumva nawe ushaka gukomeza kubana natwe, numva nta kibazo. Imana ibahane umugisha. Amen. God bless you.